Reka ngicyo dusoma umuhanuzi atubwira ku byerekeye umuhigo. Bagiye gutwara umuhigo y'abantu bafite icyifuzo cyo kubana. Ernest na Sara bafite icyo cyifuzo kugira ngo vuba bazadutumire mu birori b'umugabo n'umugore, ariko hari process bisaba kunyuramo mbere y'uko ibyo biba, kubera ko yaba Ernest yaba Sara bari bafite aho babarizwa, yaba ari umuryango ku mubiri n'umuryango mu buryo bwo mu mwuka. Niyo mpamvu babanza kubaho kubimenyesha itorero no kubibereka, hanyuma bagakora umuhigo imbere y'Imana kuko biyemeje engagement yo kubana, bakabona kuba abafiancé. Buriya muri mutari baba abafiancé, nicyo tugiye gusoma, hanyuma tubone kwemeza fiançailles yabo ahandi na haho. Ukibwiriza umuhanuzi yise le choix d'une épouse. Ngiye kuvuga imirongo mingahe hanyuma tubone gukora icyabazanye babone gusubira mu byicaro byabo. Reka munyemere nsome vuba vuba. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie. Le paragraphe français que le choix d'une épouse de Bousson. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie, et c'est celui d'un compagnon de vie. Hari amahitamo yandi tujya tugira uretse y'Imana, hari ayandi tujya tugira nayo guhitamo tuzabana mu buzima. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a laissé le droit de faire son choix. Umusore cyangwa umukobwa uri muri ubuzima n'uburenganzira bwe gutoranya guhitamo uwo bazabana. Le jeune homme choisit la jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Umusore yahitamo umukobwa ashaka, ariko umukobwa afite uburenganzira bwemera cyangwa buhakana. Mais c'est quand même un choix de deux côtés. Namahitamo ku mpande ngo aha n'ushobora kurambagiza cyangwa kuturukana. Oya, namahitamo ku mpande. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Umuhungu n'umukobwa bose bafite uburenganzira bwo guhitamo. Sinahonda gukora amateraniro y'urubyiruko mu gihe cyave nibwo naho ndabibwirizaho. Paragraphe ya 47. Paragraphe ya 47. Or, c'est une affaire sérieuse ça. Kujya gutoranya aho muzabana, c'est une affaire sérieuse. Ni ikintu gikomeye. Quand on apprête à choisir sa femme pour un homme, iyo umuntu yiteguye guhitamo umugore we, car ce vœu-là, c'est jusqu'à la mort nous sépare. Uwo muhigo muba mugiye gukora, Ernest na Sara mu byumba, uwo muhigo ugiye kuba n'abandi bazatubwira mbere gahunda zabo. Uwo muhigo muba mugiye gukora urangira ari uko urupfu rubatandukanyije. Ntabwo uvuga ngo njyewe se nasuzugura ibyo twasangiriza birangiye. Yewe umugabo wanjye nataha mu gicuku ibyo twasangiriza birangiye. Ibyo musezeranye umugabo mwiza umugore mwiza, icyo mupfana ni y'umuhigo. Amen. Imico myiza y'umugabo ni y'umugore ni ugushimira yuko wambisemo. Ariko niyo yitwaye nabi ntabwo divorce yemewe. Nabyumvise. Uyu muhigo bakora ni kugeza urupfu batandukanye. Niyo mpamvu ari affaire sérieuse. Nous avons nous tenir tel que tugomba guhagarara kuri uwo muhigo nk'uko twawukoze. C'est devant Dieu que vous faites ce vœu. Ntabwo ari imbere y'ababyeyi cyangwa abantu, ni imbere y'Imana. Natwe tukaba abahamya. Que c'est la mort qui séparera. Ko urupfu ruzabatandukanya. Nous voyons que si l'homme est prié et que la femme est priée à ce sujet, niyo mpamvu mbere yo kujya gushaka ugomba kubisengera. Umugabo n'umugore, il ne s'agit pas de remarquer de bons yeux. Ntukwiye kurambagiza amaso ye meza, ou de belles épaules solides, cyangwa ibitugu byiza bikomeye by'umugabo. Ce genre de choses ou quelque chose d'affection mondaine, cyangwa n'ibindi bikurura by'isi. S'il les garde d'abord à Dieu, ni ikintu ukwiye kubanza kureba ku Mana egize ukavuga uti oh Dieu, c'est ton plan. Ese mwami ni gahunda yawe ko nzakura umuntu. Eglise mwanyumvise? Ibi tubisubiramo kugira ngo buri wese abyumve. Hari amaparagrafe menshi nsimbutse. Bera babango za divorce nyinshi zibaho. Nuko iryo hame baritsenya. Umwaka yambagiza amaso meza,
undi akarambagiza ibitugu byiza bagakundira bashingiye kuri ibyo. Ngiye kubera ko ubwo bumva atari ubumwe. Ndihuse. Si nous examinons ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons à nos maris, quand nous choisissons notre femme et notre mari, si nous examinons les choses au fond, un homme devrait prier avec ferveur. Umugabo akwiye gusenga utitsa, parce qu'il peut ruiner toute sa vie. Uko yaba agiye gutwika ubuzima bwe bwose. Souvenez-vous que ce veille, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mwibuke ko uwo muhigo mugiye gukora ni kugeza urupfu batandukanyije. S'il essaie qu'il fait le mauvais choix, qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute. Nibi kumugabo asiko umuntu ashitemo atamukwiye, atari umugeni ukwiye, akako kakamuhitamo ni kosa rito. Si vous en tant que femme, vous prenez pour époux un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, alors c'est votre faute à vous puisque vous saviez ce qui est bien et ce qui est mal. Nawe mugore, utanyisha umugabo, usiko tako kwa niwe mugabo wawe, au kama ukamutoranya kugira ngo nagumirwa, kugira ngo naberaho, ukamutoranya, niko sukoze urizi uzikiza n'ikibi, c'est à vous. Irresponsabilité à vous. Vous ne devrez pas le faire avant d'avoir le prié au fond jusqu'à l'exaucement. Ntukwiye kubikora utarasenze cyane mugeze kwezi Imana isubiza. Les mêmes choses s'appliquent au choix d'une église. Vous devez prier à propos de l'église. C'est 58. Les genres de femmes qu'un homme choisira de prise, ça reflètera son ambition et son caractère. Ubwoko bw'umugore umugabo ahisemo bugaragaza ibimurimo, ambisiyo ye, intego ye n'imico ye. Iyo ubonye umugore w'umuntu uhita umenya uko umugabo we, intego ye n'imico ye. Si un homme choisit la femme qui ne faut pas, ça reflète son caractère. Niba umugabo ahisemo umugore udakwiye, bigaragaza imico ye. C'est à quoi il s'est pour montrer qu'il est véritablement ikimuhambiriye. Une femme reflète qui est dans l'homme. Umugore agaragaza ikiri mu mugabo. Uko nari kubambara naniye. Umugore agaragaza kiri mu mugabo. Kano kantu uko nyambabara ko njya muri gahunda nta mwanya mfite. Ariko mugiye kwimenya. Ubwami bw'umugabo mu mugore. Ubwami bw'umugabo ni iki? Niyo mpamvu yambara ku mutwe ikintu cyo gutwara. Bango umugore yisuzuma umugabo ubuhemutse gusa. Umugabo wawe umugize sinzi mu Kinyarwanda navuga umugize inganzwe. Nta wundi azategeka, nta wundi mugabo afite yashatse, nta wundi azashaka, kandi azagutegeka undi mugabo. Ubwami bw'umwimuyemo umugize nk'uko Yesu bamwirukanye Yerusalemu cyangwa Dawidi bamwirukanye Yerusalemu agenda atsinda ubwami. Iyo umugore atumvira umugabo aba yirukanye umugabo mu bwami. Niyo mpamvu wakora ikindi kosa ariko obey avote wowe. Umugabo wanyu mumwumvire cyane, niwo bwami bwabo. Biravuga ngo ariko namwe bagabo mukunde abagore banyu. Vice versa. Imana yakoze kuri bombi. Bango iyo ukunze umugabo wawe umugore wawe nk'uko wikunda, bitera umugore wawe nawe kubaha. Iyo wiyubashye bitera umuryango wawe nawe kukubaha. Turakomeje 60 muri hangana muhagarare kanya kuko ngiye gukora ikintu serious. Mungu inama umuhanuzi agira abagiye gushaka. Vous ne pouvez pas tout avoir. Muri paragraphe 60. Ntabwo wabona ibintu byose. Yemana nzashaka ntabwo bimugore. Mfite amano maremare, mfite amatwi manini, mfite tayi ibyibushye n'isutya, kandi w'imico myiza, kandi w'umwana mwiza. Mbese ugiye kureba. Ntabwo wabona ibintu byose byarimo. Ntutegereze ibyo uzasaza. Cyangwa nanjye nzashaka umugabo witonda, w'imfura, umwana mwiza, w'umukiri, ufite umwuka wera, mbega wera. Byose ntabwo byose babibonera Byarimo. ureba iby'ingenzi. Vous ne pouvez pas tout avoir. Il y en a peut-être une jeune fille qui est vraiment jolie.
uzabona umukobwa mu by'ukuri mwiza. Et l'autre jeune fille, peut-être, l'autre a une stature plus agréable que celle-ci. Ah oui, ubwiza burusha ubw'uyu nguyu. Il vous faudra peut-être sacrifier l'une au profit de l'autre. Bizagusaba kwibabaza kuri kimwe kugira ngo nguke mwumvise. Par contre, kuyabanye n'ibyo, si cela n'a pas la stature d'une dame, ni buri adasa neza, adasa n'umugore, d'une femme, elle, peu m'importerait qu'elle soit jolie ou pas. Yaba ari mwiza cyangwa ataba, vous feriez mieux de regarder à son caractère. Qu'elle soit jolie ou pas. Nakugira inama yo kureba ku mico ye. Yaba mwiza cyangwa ubundi ibintu bisize byaramuze. Tugiye kugenda se. Ntabwo rero byo kurangara. Reba icyo muzajyana mu. Amen. Son caractère. Amen. Amen. Tugiye kureba iyo mico myiza ivugwa. Bon, car il convient pour un chrétien qui choisit une épouse de choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau. Amen. Iyo mico myiza ivugwa si ukutonda, si ukugira amagambo make, si etike. Buriya baravuga ngo Mose na Sefora mutari ngo ntabwo byari byoroshye bikagahima babagamo. Sefora yari akarishye cyane kandi Mose nawe ari umuntu ukarishye kandi n'Imana yari izi ko Mose atoroshye yaramubujije kugira ngo igihugu cy'isezerano. Kuba umugabo wawe akarishye si bivuze ko atari umukristo. Umugabo wawe akarishye bivuze ko atari umukristo. Siyo karagiteri ndi kuvuga. Banyumvise? Ibyo ngibyo wabigira ariko hari ufite umuco. Tumwabyumvise? Karagiteri iri kuvugwa ni ukuba baravutse bundi bushya. Haleluya! Reba ko umuntu yavutse bundi uwo mugabo. Reba ko umugore yavutse bundi. Nusanga umukobwa wavutse bundi we kugira ikindi kintu urebaho. Nubona umugabo wavutse bundi we kugira ikindi kintu urebaho. Niba yavutse bundi bushya bivuze ko ari umwana w'Imana. Niba yaba ari ikimuga, niba yaba ari n'umukene atagira no kwishimisha, humura ni umwana. Amen. Umwana w'Imana. Kandi biravuze ngo darashaje ndafite ntaho nasabiza. Badumvise c'est un enfant de Dieu. Mwihitiremo icyo. Abahitiramo abantu ibyo batunze cyangwa abahitiramo abantu buranga rwose ni uguhitamo ibintu by'aka kanya. Rero fete yuko gusa mwatunganye bitari agaciro. Choisis une femme de Christ autrement de nouveau. Quelle que soit son apparence, ou qu'elle va sa cause. Ce qu'elle est en elle-même, c'est ce qui lui fait donner sa mesure. Icyari cyo muri w'imbere nicyo kimuha agaciro ke. Là encore, c'est le fait de le caractère divin que lui il a. Bigaragaza imico ya kimana afite. Nange ndi pastor buriya madamu. Hari igihe mugira akantu mupfa. Ariko se kuki utamwari igihe nakubwiye ariko se wowe njyamo kaburi gihe. Nawe kuzewe mbona ko ari watenge ndakara rero ntarere wanari. Ni byo babari ariko nawe wari bite nawe. Uko biramukise. Kubera ko mwambaye umubiri ariko hagati muri imbere harimo karagiteri y'abana b'Imana aho bitarenga ariko umupagani yaramuvana n'igihe ntabwo yemera kuko ikimugarura ntigihari. Niyo mpamvu kurambagiza ni kureba ko yavutse bundi. Ça le frère de ce qu'il a en tête, c'est que c'est là l'avenir. Bigaragaza ikiri muri we mu mutwe we n'ikizaba n'akazaza we. Car sa famille sera élevée par cette femme-là. Uko umuryango wawe uzarerwa n'uwo mugore uhisemo. Pour mener à bien les projets qui caressent pour l'avenir de son foyer. Kugira ngo uzazane ibyiza uteganya kuzageraho ku muryango wawe. Nibuke abana ukeneye kuzabona. B'abakobwa n'ab'abahungu. Wifuza kuzabona. Bashake umudamu ugiye gusa. Bazaza basa nawe. Umwari ava mwa nyina. N'uwo mugore nawe usanze mu maboroshi. Burya n'abazungu barawukoresha. Quand Dieu a donné un homme quand Dieu l'épouse à l'homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il puisse lui donner après le salut.
igihe Imana iguhaye umugore mwiza, iguhaye ikintu cyiza yaguha nyuma y'agakiza. Amen. Ntabwo nyuma y'agakiza hari izahabu, hari amafaranga, nyuma y'agakiza hari umugore. Amen. Cyangwa hari umugabo. Amen. Imana iguhaye umwuka wera, ikindi kizi guha n'uwo muzaba. Mais quand l'une d'elles essaie de prendre la place de l'homme, alors il est à peu près ce qu'il fait tenir depuis. Ariko igihe mwashaka kwitwara nk'umugabo, ugufata ibyemezo n'iki, abonye ikibi bishoboka agomba kuba yabona. 125 à 126, ntabwo mbivuge yamaze kumva muri izi minota yashize, kubera ko muri data tuza kwakira nyuma yanga dusohotse. Umva uko profeta yavuga, yatanze urugero rw'umuntu umwe wahisemo karagiteri, undi ahitamo uburanga. Ariko akabisanga uburanga barwanaga bapfuye ko bagiye kugira muri boite. Umwe agahitamo umukobwa, umwe akagira uburanga bwa n'umugabo warize mu rugo rurashya. Undi ageze mu rugo, undi yarahisemo karagiteri, umugabo mwaricaye ku ikese, yavuye guhemba udufaranga siko nangahe, yashyize mu kigofero, bari kujya impaka. Sheri, aya mafaranga rero, igice kimwe turajyanye, ikindi gice nabo yaraganze, tuzazavuye. Undi akavuga ati Sheri, turashaka ibintu dukeneye, bari kujya impaka y'icyo yakora. Baravuga ngo asohoka hanze, avuga ati Mana, urugo ruriya mvuye muri bariya bahembwe hepfo bari kurwana byahiye, n'ahangaha n'icane kuri iyi kese nta ntebe bafite, bari mu wahitamo uruhe. Ati umwe yahisemo karagiteri, undi ahitamo ibintu uburanga. Eglise yo tukuvuga uburanga ugomba kuba kontre y'icyo kintu. Muzi inkomoko y'uburanga, uzi impamvu Imana yazanye uburanga, murayizi? Sinzi umuntu ubivuze. Imana yatanze uburanga kugira ngo bushuke. Binavuze kugira ngo bushukane. Niyo mpamvu Satani ntamwiza nkawe. Reka wenda nigute, merci beaucoup. Akantu ndango mbereke, hanyuma tuvuge mu bigo. Profeta avuga ngo ubumwe butarimo Imana ntabwo ari ubumwe. Nanyumvise? Ubumwe butarimo Imana ntabwo ari ubumwe. Avuga muri paragrafe 51 nako 71 mbiza yise limite. Paragrafe 71 aravuze ngo ubumwe butarimo Imana ntabwo ari ubumwe. Ndasoje ariko passe le massa, mais l'unité entre mari et femme est brisée. Ubumwe bw'umugabo n'umugore, Imana idahari bwarasenyutse. Ubari kumwe n'uruganda munayo. Nimuzi ko inzoka yabusenye. Yarabusenye. Je ne crois pas que mariage peut être ce qui devrait être sans une union entre mari et femme et Dieu. Sinemera ko mariage yaba ari mariage, hatari ubumwe hagati y'umugore n'umugabo n'Imana. Mugabo ntukemere ko umugore wawe ashyira Imana ku ruhande. Umugore ntukemere ko umugabo wawe ashyira Imana, kuko umunsi umugabo wawe yataye Imana ukemere, uwazatagukurikiyeho wowe. Haleluya. Amen. Igihe umugabo yataye Imana ukemere, uwazashaka gutaye nawe ni wowe. Bango igihe Imana ihari muzatandukana, niyo yunga. Yari idahari nta bumwe buhari. Reka mbabwire ubumwe buba buhari. L'unité entre je ne crois pas que le mariage peut être ce qui devrait être sans union entre le mari, la femme et Dieu. C'est vrai. Sinon, ils vont mettre des enfants au monde en faire des inutiles. Niyo mpamvu bazabwira abana b'ibinyenda. Kuko ntabwo bamba baracyuka. Ibi biri Haleluya. Amen. Umugabo n'umugore babana n'Imana iri hagati yabo. Abana babyarana ibinyenda. C'est vrai. Bavugiye hanze y'ubumwe. Kimwe mu kumva. Bibiliya bivuga ngo mugore niba utaye umugabo wawe mwiyunge cyangwa ubigisha ubazima. Ngo nibitari ibyo ngibyo abana banyu bazaba mu bakorino, bazaba ibinyendaro. Niba bakorino babivuga. Kubera iki mu kubyara umuryango hanze ya Yesu. Kandi Yesu yakuremye wowe umurefeta undarefeta itorero. Niwe bumwe bwanyu. Uko akomeza kuvuganga. Uzagira abana banywa itabi, whisky, jouer aux cartes, devant les yeux, boire quelqu'un devant mari imbere yabo, peu importe combien fête royaux envers le lever de mariage. Kuko mugabo n'umugore baba bari bitonze bataraciranye inyuma, ariko nta mani hagati yabo. Tumenye mu gusura ubumwe. C'est-à-dire ubumwe bwanyu
c'est-à-dire c'est sexuellement, c'est la chair. Umubiri wawe nuwe niwo wabaye umwe gusa. Nubwo ntabwo wawereza undi mugabo nawe ntiyawereza undi mugore, ni umubiri wanyu wabaye umwe gusa, ariko mu bugingo umwe afite ikigirwamana cyangwa afite ikigirwamana, ntabwo umwe buhari. Eglise muranyumva, mukwiye kuba umwe mu mubiri n'umwe umwuka. niyo mpamvu gushaka ko mutizera kimwe c'est un péché impardonnable. Mais il y a un esprit, l'esprit du papa, de maman, de père, peu importe combien de voyons de l'événement. Donc il dit maze kutubwira ubwo nabijyamo natinda bama Imana ari mu isi ya mbere n'ukubera ko umupagani n'umwisira bashakanye, kuko mwafite Imana undi nta Mana afite agira, kandi umwe ugomba ko gushinga yawe niba unkunda kunda Imana yanjye. Nanyumvise niyo mpamvu umukobwa muri bakurambagiza banza umbwire uti ngewe nkunda Imana, banza umbwire ko ukunze Imana yanjye nanjye muri gukunda. Cyangwa umusore niba nawe ushaka donc mureba ko ubwo ni bwo bumwe, ubutaraho ngaho nta bumwe bugize gute uhari, bizasemwa n'akantu kuza na message mu telefone cyangwa no kumwe yakuze gusasura. Basirika agomba kuvuga mu byinshi, ariko ibyo bikaba cyahari ntabwo ari umunsi gusa kubera igihe cyagufashe. Hari intambwe mpamvu kugira ngo hari intambwe eshatu zibaho mbere y'ubukwe. Intambwe ya mbere ngo babwire intambwe igezweho, après que la décision est prise à ce sujet, alors le vieil engagement. Baravuze ngo mbere umugabo afata icyemezo cy'umukobwa azahitamo gukora icyemezo ko amwemeye, y'ibyo ngibyo bagafata umwanya wo kurambagizanya. Reka nongere kubibabwira, ni ukuvuga ngo ubumwe bwanyu bukwiye kuba ni icyemezo. Igihe mubwiye ko numva ngukunze kuba nakurambariza wanyemerera, bakavuga ati ko mureba nta kibazo pe, amafite natuma mwana, icyo gihe nawe ufite ukemera. Icyo ni icyemezo mwafashe. Urumva ni etape ya fréquentation, nibwo mugiye kurambagizanya. Wenda nakubonye ku rusengero ngo musenga neza, nakubonye wambaye ipantaro ngo ndakubereye, ndumva umugabo mwiza twasohokana, ariko ntabwo ndamenya imico yawe, sindamenya umuryango wawe, sindamenya wenda ukuntu wizeye, n'ibindi. Hazaho kurambagizanya. Muteze amatwi, bifata igihe mwebwe mwihaye kuzageza igihe uba umukunze ku buryo utumva nta wundi muntu n'umwe wamukurutira. Iyo bigeze aho ku mpande zombi mutangiye kumva ko urukundo rwanyu ruri gutuma ku bana mutandukanye biri kugorana, nibwo noneho mufata indi ntambwe ya kabiri. Après la décision vient l'engagement. Icya kabiri noneho muhita mufata noneho okay, serisi wamuze cyane, nta wundi musore nkibona, wowe ntiwamuze cyane rwose, nta wundi mukobwa nkibona, noneho rero sigaye no kwiga nakubonye byise bituma nica akazi. Nanjye mu rugo mama rwose ntarantuma tugatondana. Kubera iki? Banumva no kuri telefone. Kubera iki? Ko mutandukanye ntabwo bigiku. Okay, mutera indi ntambwe. Amen. Nabyumvise. Uzi ukuntu umwana uzavuga, avuga ngo babyeyi mu bindi miryango myiza bituma abakobwa bazana inshuti zabo mu rugo. Nabyumvise. Papa aravuga nabonye ubukwe n'udusore ugiye kuba karara. Wanzwa amuzani wawe bazajya hanze. Nayo mpamvu umuntu avuga ngo basore bemeye gushora n'umukobwa ngo mugende mwitere ku hoteli nta n'ibyo nzi na se atarizi. Ibyo bintu mu butumwa ntabwo byemewe. Cyangwa ngo nagukunze nanjye ndi muri fréquentation kuguriya agasaha, ntabwo, kuko biraza gutuma mukora accident mbere y'igihe. Murabyumva? Murabivuga. Mwumve engagement y'uwo. Vous décidez cela à l'hôtel. Mufatira iyo engagement hano na musu yamereza ve. Yansu yamereza ve iyi station ariko so. Veyemewe ibera gicane. Amake pastor yabadahari. Nta rusengero ruhari. Wenda ibyo Imana izabihari. Ariko aho urusengero veyemewe ibera. Vous décidez cela à l'hôtel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union ne lie. Iyo gahunda muyifata mbere yuko mu bumwe, mbere ko mariage iba, iyo engagement muyifata no mbere kugicana. Il est des temps pour l'église de Christ. Nako bimeze kandi kwikurire. Nicyo kintu rero cyagiye kuba uyu munsi, ni engagement igiye kuba.
ni ukuvuga ngo Sara ibyo agomba kubaza umugabo byose byararangiye. Nanabakiriho mbere y'uko baza bavuga ngo ugiye kujya intambwe ikomeye icyo utabariza umugabo ntabwo kumubaza umugabo icyo atakoreranye nta kizongera mwongere kandi muganire bantu byaza neza ati twaraganiriye seke akakunda imihanda bantu nta musigaye rero niyangaje imbere ya papa physique et papa spirituel. Amen. Imbere ya pastere na papa amudeye kumubira akamureba. Niyo mpamvu iyo fiança ibihawe umugisha. Hari niyo mutareba ariko Imana izamuha. Amen. Niyangaje muzite kanzenda bakopeze kumanuza gukopeza ibindi birabyongerera. Sibyo? Niyangaje mamuvu kunumeza. Paragrafo del año, paragrafo Kanzebe, Zena Gatahari. Aha. Ensuite, la chose suivante, c'est de faire des promesses. Il faut que l'on fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses déjà. Reka mbabwire Eglise amakupure y'abagabo n'abagore igihe umugabo atagukorera ibyo yagusezeranije uzaze kuza ntabwo uzazumvira n'undi nawe nuko ibi ngibi muri abakristo mugomba kubyubaha nuko avuga. Il faut que les promesses l'un à l'autre, des promesses déjà. Ubwoko bw'isezerano y'ibintu nanyumvise kubareba mwebwe. Reba unabahaye abakopeje. Chérie, si tu m'épouses, mukundwa, niba unshatse, je promets d'être loyal et fidèle. Usabye kuzakubera umwizerwa n'imfura. Je ne regarderai aucune autre femme. Sinzareba undi mugore. Je ne regarderai aucun autre homme. Undi nawe sinzareba undi mugabo. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Nzakora inshingano zanjye zose umugore. Si nous avons des enfants, nitugira n'abana kandi Imana ikabaduheza, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Nzakora n'ibindeba byose nk'umubyeyi. Je serai une ménagère, nzaba umuyobozi w'inyungu byo mu rugo. Toutes ces promesses doivent être faites. Ibyo ayo masezerano yose mugomba kuyahana. Ou devrait être faite dans un beau mariage. Ayo masezerano yose agomba kuba muri mariage nziza. Ubwo ndabakopeje hanyuma kugira ngo niba ibindi byo ushaka kugira kumukunda utekereza uzamukorera byose uburenganzira bwo kubivuga. Imana ibahe umugisha. Nakufuza ko murebana. Ijambo ryawe umutima kuba basezeranya Sara ujye kuba ubuzima bwe y'umuryango w'itorero ikivuge rwose nta gihunga umubwire icyo utekereza icyo usezeranya amaguru. Murakoze cyane. Bamwita Imana kugira umunsi mwiza, umunsi utegereje igihe kirekire ndetse kubw'umubiri nshaka kurambirwa ariko Imana ntirambirwa. Ndashima Imana cyane, abo tuziranye baranzi, abenshi bazi urugendo. Ni ibintu byo kwishimira cyane kuko burya zahabu nayo igerageje ku muriro. Rero natinze cyane, biranejeje cyane, biranejeje cyane kuba duhagaze hano n'umunezero. Mu by'ukuri kubwo urukundo nkunda
uri kubwira reba isezerano urukundo ngukunda narakurebye urebye nakumenyeye hashize igihe kinini narakurebye numva ndagukunze mbona undutira abandi bose nabonye igihe cyose nashatse gutekereza kuba narushinga niwe nabonye uruta abandi bose. Amen. Rero nkaba nifuza yuko uramutse ubinyemereye urumva wazambera umugore. Bisubiyemo n'abandi babyumve nta yego ndabyemera. urakoze cyane. Iri jambo niryo nari ntegereje iyi myaka yose, niryo nari ntegereje. Umutima wari uguhonda ariko ubu ndaruhutse. Murakumera ni mashyi. Urakoze cyane, nanjye ndagukunda byimazeyo n'umutima wanjye wose, kandi kuko wemeye kumbera umugore nanjye ndisezeranyije kuzakubera umugabo. Ikintu cya mbere nshima Imana ni uko nyuma y'uko Imana impamagara ikampa umwuka wera nawe irakumpaye. Ubikumpaye rero nanjye ngomba gukora inshingano nk'umugabo, nzakora inshingano zanjye nk'umugabo, nzakubaha, nzagukunda, sinzareba abandi, nzakwitaho, nzakwitangira, kandi ikiruta byose ni uko nzagira uruhare rukomeye kugira ngo turusheho kwitegura kuba umugeni wa Kristo. Ni byinshi mfite byo kukubwira, ariko wumve ko ngukunda ubuzima bwanjye bwose, kandi nkaba niyemeje ko uko byagenda kose tuzatandukana n'ubu. Ni byinshi cyane, ariko ibyinshi urabizi, narabikweretse ko ngukunda. Ingendo nagiye mpaka kugushaka rwose ndagukunda cyane, kandi nta rindi jambo rirenze ibindi byose uretse kubwira ko ngukunda. Imana kuba umugore wawe, ariko ntabwo yaguhaye isezerano nawe cyazagukorera uzabana. Si j'étais fiancé à une fille et que je sois célibataire et que je lui envoie quelque chose, une autre fiançaille, et qu'elle ne le porte pas, alors cela montre qu'elle ne me voit pas. Elle ne désire pas être mon épouse. Moi, on va fiancé umukobwa amaliza bagi de fiançailles, hanyuma akanga kuyambara, aba agaragaza yuko atanyizera, nijyambwira akabyemera. Kuvuga ngo niba ikivuga ubyemera, ndetse hari bagi de fiançailles yateguye, uremera ayikwambike bikuranye kuko uri fiancé we.
twabyita gutera ivi kugira ngo abantu batera akanya. Abana b'Imana rero bo iyo decision yo kwambara fiancé bambara igicaniro kuko nta mikino iva mu bana b'Imana bahari torero rihari ko fiancé niba mubona mutwaye imodoka ntabwo bazavuga ngo mbone sana kuko bamwabaye ba fiancé mwumve rero iyo abantu babaye ba fiancé icyo bisobanura gutega kwa kabiri icyo cyangwa makumyabiri na kabiri n'umurongo makumyabiri na gatatu umugabo nasanga mu mudugudu umwari wasabwe n'undi mugabo akaryamana nawe bombi muzabajyane mu marembo y'uwo mudugudu mubicisha amabuye umukobwa mumwice kuko atatatse ari mu mudugudu ngo mumwicire kuko yononye mukamugenzi we ukaba ariko mukura ikibi hagati ngo iyo umuntu arangije kuba fiancé w'umuntu imbere y'Imana ni umugore we igisigaye ntabwo ari ubumwe igisigaye ni ibirori mariage na ceremony de mariage ibirori by'ubumwe ariho bazasengera ariko umubiri wo uzaba mw'icyo gihe ariko ubundi bumwe bwose twavugaga bwa bundi bwose bwarangije naguhamagara kuzamuka azumva rubango wemererwa no kumereza akadobo wamujyana ukamurisho ukageka umuguri ubu nibwo naho wajya kubyemera niyo mpamvu ntekereza ko kubona hari ikintu hariya cyavuganye akandi kabaga tewe natumvise hari umurongo mu bakora igice cya kabiri kugira ngo nihute ntakerewe Bibiliya ivuga ngo umusore nabona umukobwa mu mudugudu akamukunda urukundo rwamutera kumugirira nabi azamurongore kuko gushyuha kuruta kurongora kuruta gushyuha umanuza avuga ko iyo murongo ureba abafiancé niyo mpamvu muvuze hano iyo umuntu amaze kuba fiancé wundi noneho amabariyeri amaze kugabanuka inzitizi ziba zimaze muba mukundanye cyane ntahawe uburenganzira n'ababyeyi haba hari amarisike y'uko mushobora mu cyaha cy'ubusambanyi niyo mpamvu mugomba kugira ubuzima bwera niwumva binaniranye uhita uzana impamvu n'uvuga uhita utumaho ubukwe vuba niyo bwaba ari igiteraga niyo mpamagara ejo kipate ngenderaniye muri nsezerano nzaza ntabwo ndabona ngo ndi muri nsezerano kandi ahari uwawe ariko mbere y'uko gushyuha ntabwo aribyo byiza uzahita ushaka ibyo bireba abafiancé bisobanura ngo abafiancé nta burenganzira bahawe uzageza ku buvuzi Imana ibahe wenda bakagira mu buryo bwo gusenga Imana isumba byose kandi umucunguzi wacu Yesu Kristo izina ryawe ishimwe kandi nakucyubahiro turanezerewe kubw'igrupu ya Ernest na Sara bakundanye namwe Uwiteka igihe kikagera kugira ngo babimenyeshe itorero babibwire n'ababyeyi maze uwo mwanzuro ufatire imbere y'igicaniro nk'uko wabitegetse mwami tubaha icyubahiro y'uko uyu munsi babikoze izina ryawe nakucyubahiro naho Mana ishobora byose imbere yabo hasigaye indi ntambwe ya mariage isaba imyiteguro mu buryo bwose turabasabira Imana muri urugendo basigaje
ubayobore nyakubahwa kuko abayoboye mu ntambwe zabanje n'intambwe isigaye ubayobore databuja kugeza kuri mariage bazakubahishe naho ibi bikenerwa byose nabyo ndabibasabiye Mana ukuri Mana kandi by'umwuka n'iby'umubiri yereze mwese gusohoza ibyo yageneye Sara byose Mana no kongera mu nzu yifuza kumujyanamo n'ubushobozi bwose busabwa Uwiteka Mana nzima nuko tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe imigisha myinshi mwakoze kwihangana kugira ngo amateraniro agere ku musozo.